butangaje yakoze ibikomeye umwana w'umuntu atashobora gukora. Nitwa Mukarusana Alphonsine, mfite imyaka 61, ntuye mu mudugudu wa Rugende, akagari ka Gako, hano muri Kicukiro. Nari maze rero igihe kinini ndashima ku bintu bitatu. Iby'Imana ikora bari byinshi, ariko bitatu nibyo by'ingenzi. Ndashima Imana, ikintu cya mbere naje hano mfite ikibazo kingoye. Nari mfite ibibyimba hano mu kwaha kuno kw'ibumoso, byari ibibyimba 6. Byari ibibyimba 6, nibazaga icyo nakora. Abantu banderaga ubwoba bambwira ngo ni kanseri, ariko ndarajya kwa muganga. Naje hano ariko wa gatandatu nandikisha icyifuzo, vuga nti Imana ningirire neza inkureho ibi bintu, mbona uko nkorera abana kuko mfite n'utwana tw'imfubyi dutoya. Nuko ngo ku cyumweru baransengeye, ndataha ibibyimba uko byagenze ndiwambaza. Nararyamye, sinaryamaga, nararyamye ndasinzira, nikanguye numva aho ndyamye hatose, ngozeho numva kimwe cyamenetse cyari kinini, ibindi byari bigiye biri ku mpande n'impande byo bigihari. Ntabwo nakanze, nta kindi kintu nakozeho. Naravuze ntubwo bigenze gutya Imana ikomeze ibikamure. Ntango umunsi umwe, ku munsi wa kabiri numvaga nta kibazo mfite, sinaryamaga, sinagiraga gute. Narigeze ukuboko bigakunda, ibyo byashizemo, nta kindi kintu mbikozeho. Imana yacu yumve ko nyishimye kubw'icyo kintu. Ibyo bibyimba byakize, nta muti nashyizeho, cyamenetse nta muti ugiyeho, ni kubw'amasengesho bansengeye hano gutya. Imana yacu yumve ko nyishimye. Imana yacu irakora, haleluya. Irakora bigakoreka bikagaragara. Yesu ashimwe. Niba usenga Imana idakora ibitangaza, usenga ikigirwamana. Mubwira uwo mwicaranye uti niba usenga Imana idakora ibitangaza, usenga ikigirwamana. Yesu ashimwe. Uti niba usenga Imana idakora ibitangaza, usenga ikigirwamana. Ariko abantu ntibazi Imana. Uzi Imana yaremye byose, ukazi yaremye byose, n'ubishobora kurema, n'ubishobora kuzana guhindura n'umubiri n'akaremangingo ikaduhindura, ikazana n'ibindi bishya muri wewe, yananirwa kukiza ibi bibyimba? byananiranye. Nari mfite ikibanza twari twaguze 2012 tugishyika inaha mu mujyi, tukigura hariya mu kagari ka Mbandazi. Twashyiraga ku isoko ngo turebe buryo ki twabona ahandi hantu twakubaka, kuko kuhubaka byari bigoye, ngo kwari ukubaka ama etage kandi nta n'ubushobozi twabona. Twashyira ku isoko bikanga, ariko wongereye ahangaha habaho kuvuga ngo abashyize ibintu ku isoko yenda bikabura abakiriya baze basengerwe. Hagiye dusengerwa, nakandikisha icyifuzo biriya byo ku cyumweru basenga bakansengera, ku musaraba naho ngashyiraho. Ariko muri uku kwezi kwa gatanu, ngewe buriya bakitubwira ngo ubuhanuzi umukuru w'itorero yahanuye ngo ibitangaza bigiye gukoreka mu kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6. Ngewe nabyakiriye, nje ndavuga nti nanjye ntanze amaso Imana, nanjye igira ikibikoraho, kuko icyari kindemerere cyane cyari icyo kugira ngo nimbona ngurishije yenda nanjye mbonaho kuba. Cyifuzo cyo kugira ngo mbonaho kuba, ubukode nari mumaze mu myaka 12, byari ibintu bigoye kandi nta bushobozi. Imana yacu rero yarabikoze. Mu kwezi kwa 5 twabonye umukiriya utugurira, turagenda tugura ahandi hantu harimo inzu. Ubwo rero no kwango ikibazo mufite ishyari
mugize ishyari hari uri kuvuga mu mutima ngo abandi bo birakoreka ngo je ibyanjye ko byanze nabo bizakoreka mu izina rya Yesu nzi ko bizakoreka iyo akoze ibyanjye ntibyananirwa gukora ibyawe. Yesu ashimwe. Ifite imbaraga irihagije. Ni ukuri yarakoze nanjye uku kwezi ni kuvamo kubera ko ariko twatanze kuwo twaguriye kugira ngo abamaze kwitegura kuvamo natwe tujyemo kugira ngo icy'ubukode kizaba kirangiye. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana yacu rero yumva ko icyo kintu ngiyishimiye mbese ndacyishimiye cyari kimpagaritse umutima mbona imiryango ntacyo yagikoraho. Umugabo yari yarambwiye ati buzarinda unahenuka nta n'inzu ubonye nubatse uyigemo ariko yabonetse nawe atanayigizeho uruhare. Imana rero yarahabaye. Amen. Ndakomeza nshima Imana kubwo kwanga kugumya kurya umwanya ariko Imana yaratabaye. Nawe umutwaro ubwo Satani yari amugabyeho uruzerero arazera ku kwezi kwa mbere atanatuvugisha no kuri telefone mbese yaragiye kandi mfite izo mfubyi ebyiri mfite n'uyu nguyu mbese nkabura icyo mbikoraho ariko nakomeje ninginga Imana hamwe no gushyira ku musaraba no kuzana ibyifuzo hano bakamfasha gusenga bakananyihanganisha ati ikintu nta cyananiye Imana icyo tuzi cyazagaruka. Ubura mwuko kwa gatanu haje mwibyo byo kugura no kugurisha no kugura nawe yaragarutse. Hallelujah. Hallelujah. Igitayangazi yo gitinze kuza kiba gitegereje kuza kizananye na nyina n'umwana. Yesu ashimwe. Ntabwo yakize gusa. Hallelujah. Yabonye n'inzu. Ntabwo yabonye n'inzu gusa n'umugabo wari waragiye yaragarutse. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashima Imana cyane rero kuko cyose yabikoze ari byo yakoze ari n'ibyo yakora none ari n'ibyo izakora byose ndayibishimiye kuko ubu ngubu asigaye nawe yicara akaganira akagira inama mbese akamenya ngo habuze iki nawe akagira icyo akora mu gihe nabonaga no gutanga n'ijana ryonyine bimugora. Imana rero yacu muyimpera amashyi n'icyubahiro cyinshi cyane. Hallelujah.